bansabye kuvuga ku gushima Imana n'urushako nkaba mfite akazi ko kwita ku miryango cyangwa kugira inama imiryango abo bita abakansala b'imiryango n'urushako niko kazi kanjye ka buri munsi nkaba kandi nkorera n'akazi kanjye kuri Irere TV cyangwa se online channel ihari dukoreraho ako kazi ko kugira inama ingo n'urushako ngira ngo akaba ari nayo mpamvu bampamagaye kugira ngo tuganireho gatoya uburyo umuntu ashima Imana n'ibyo yishimira igihe yubatse urugo noneho ese urushako rwo umuntu yarunoza ate cyangwa se nkagira icyo nganira ndabashimira rero ko makanya gatoya reka tukaganireho ndaza kugerageza kwiganirira ntabwo biri buzemo wenda ibyo mumenyereye cyane ariko mutaza kugira ngo nabazanyeho ibistare n'ubuzima nkunda kubaho ubuzima bw'ubuzima busanzwe turashima Imana kubw'uru rugo barakoze kubitekereza impamvu nziza jewe yanejeje mbyumvise nuko Imana atari yo yubatse urugo abarwubaka baba bubakiye ubusa ndibaza twese turi abanyarwanda nubwo ari ijambo ry'Imana ariko ni n'ikinyarwanda atari Imana yubatse uwubatse aba yubakiye ubusa ese Imana itwubakira yubakishije iki icyo ndi buvugeho cyane ababyeyi bakuru bashobora kunshyigikira ndetse n'abandi bashobora kubitekerezaho nuko Imana itwubakira ingo yubakishije imbabazi zayo ese ibyo bintu hari abandi tubiziranyeho ku rugo rwawe rwubatswe n'imbabazi z'Imana ari nabyo bidusubiza aho abantu benshi bajya bibeshya ko kubaka urugo rwabo bishingiye ku bwiza bwabo kubaka urugo rwabo bishingiye ku mafaranga bafite kubaka urugo rwabo bishingiye ku bufura bwaho bakomoka ndagira ngo ibyo ngibyo tubanze tubishyira ahantu yuko atari byo ntabwo kugira ngo umuntu yubake urugo twongereho rwiza ari uko afite ibyo nuko yubakiwe n'Imana imbabazi zayo zitagira uko zingana zigusanga ahantu habi kuri hahandi ushobora gutekereza zikahagukura ukarwara ikagukiza ukaruha ikakuruhura ikaguherekeza mu buzima bukomeye ikazakugeza mu rugo rwawe wabona wicayemo neza ugasubiza agatima impembero cyangwa inyuma ukavuga ngo uzi ko Imana ari inyubakiye ibyo bikagutera impamvu yo gushima ariko ushobora no kubindashima ukikubita ku gatuza ukavuga uti njyewe nabigizemo uruhare Mana njyewe nabigizemo uruhare urumva ahandi narapagashije ndara ntasinziriye ntubizane urumva njyewe ibyo ngibyo by'Imana ntubizane mfite ukuntu mbayeho mfite ukuntu mbona ikirayi cyanjye ntubizane birashoboka kushobora kubitekereza gutyo ariko iyo icyo nshimira Imana abanyarwanda bose duhurije ku Mana idini ryose waba urimo urabizi kugizwe n'Imana imbaraga waba ufite uyu munsi uko waba umeze uko ariko kose turabizi ko tugizwe n'Imana rero Imana ibaha umugisha bene urugo gushimira Imana kubw'imbabazi zayo zabafashije zabarinze mu gihe izindi mpinja zagendaga mwebwe ntimugire iyo mujya mukagumaho mu gihe abandi bahuye na byinshi byatumye batabasha gukomeza ngo bazagere no ku rugo no kuri uru rugo Imana imbabazi zayo zikarinda ababyeyi banyu zikarinda ubuzima bwanyu zikabaha n'urukundo zikabatera kubana Imana ibishimirwe ndibaza byaba impamvu nziza Imana kandi twubakira urukoresheje ubuntu bwayo ujya bugufata ntibugukundisha umusazi ku muhanda wirukanka cyangwa se agacecuru katagira amenyo hari ibintu bijya biba muri societe ntitubyiteho ariko buri ubwonko bwawe bwakugira gutya bukaraba rwose mu kanya tukabona urirukanka inyuma yitungo cyangwa ikindi kintu tukavuga ngo abaye iki mwene Fred ko yari muzima abaye iki mwene Kanaka ntimuzi se ko bibaho ibyago bijya bibaho amahana ajyabaho ariko Imana ikabikurinda ubuntu bwawe bukaguherekeza ukabonuzanya umukobwa mwiza ufite amataye nk'aya sheri wanjye wantumiye ukabona bivuyemo ari bizima
imana ikagutabara, imana ikajya inagutabara ikakwihera umugabo nkanjye n'ayo mata yari ntayahari, umugabo akaza akagukunda akakwitaho akakugira neza. Njyewe navukiye ahantu bita Shembabure mu Butubu, mureke se kandi mu Butugu ahantu navukiye hafi aho ngaho bajyaga bambwira batari ku bundi urareba urabona ubu utekereza yuko nihaba amahirwe yo wenda tuvuge ko imvura yagwa ari nyinshi ubu wanamera. Bakibaza nk'ibibazo byinshi cyane bakambwira bati twebwe iki tubabaza, iyo ugenda n'iyo ugaruka byose birangana, ntushaka kumenya ngo uragenda, ntushaka kumenya ngo uragaruka, ibintu biraducanga. Kandi ntabwo nabibwirwaga n'abanzi banjye, umuntu wa mbere wabimbwiraga yari data, akanyitegereza akambwira ati mwana wanjye iga ndakwinginze, burya amashuri ajya akora ibintu atugira utyo ukabona urigobotoye. Sinzi mbese abaturanyi bose b'Abagande nibo babaga barambyaye, mbese nari nararenganye. Hanyuma Yesu uyu mugira neza araza anyihera amataye mutabasha kubona, ubu mwese ntimushobora kuyabona ariko ndayafite. Ntabwo mushobora kubona amataye mfite ariko ubundi nayo meze neza ku bana banjye 4 n'umugabo wanjye mwiza, Mana yanjye. Kandi ntabwo Imana yansondetse ngo bajye bava mu kari akagore ngo disi ni kabi, kandi Imana yagatije ikigabo gisanzwe gutyo. Oya, mfite umugabo mwiza igosha mwiza ushyitse, ugaragara neza, ufite ibyo ntafite, ureba uko ntareba, ufite inyuma y'inzu ntagira, umeze neza, aratambuka rwose nkamera neza. Niyo tuvuye ejo bundi twari tuvuye mu mirimo tugeze kuri airport, baramfata bati ibintu bya covid, bati biki, bati hari ibipapuro nayo nibagiwe, aratunguka bati ni mwebwe, bati urumva, bati nta kibazo, bati nagende, bati Imana ikiyeranja mama, Imana ikubakira urugo, Imana itwubakira urugo, Imana iranyubakira, Imana iranetesha, iyanyubakiye turayishima, iyabubakiye turayishima. Imana niyo yubaka urugo, iyo atari yo yubatse urugo amataye yawe barayareba bakavuga ngo ariko ubundi ubu bimeze bite. Ukareba neza ahubwo tureba neza mama, mu gitondo ahubwo atari kubundi akumariye cyayo amaso ufite akumariye iki kutabasha kureba, ukaba muremura akakwitegereza. Genda umukansala, hari igihe abagore beza baza kumbwira nk'ibibazo byabo nk'itegereza nk'ubwo ariko uyu mugabo wundi yajya nko kutakwitaho ahera kuki, nkareba nkavuga nti ariko Mana wangize umugore, iyo ngira umugabo yumva mucyuye. Hari umugore ureba ukamushakaho inenge ukayibura, wajya kubona ukabona yararize yarahogoye. Ntabwo ubwiza aribwo bwubaka urugo, Imana niyo yubaka urugo yonyine. Ubwenge nibwo bwuzuza urugo, ibintu byose abantu bifuza, ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ndagira ngo rero dushimire Imana ko yahaye bene uru rugo ubwenge, kumenya guhamagara inshuti nk'izi tugasangira, tukarya, tukaganira, ubu ni ubwenge. Kumenya kwita kuri Sara agaseka akaba kiryoshye, bikorwa n'ubwenge. Kumenya ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, ngo maze kujijuka ngo kukuzuza ubutunzi muri rwo, ukajijuka ukamenya ibyo ugomba gukora, ukamenya ibyo utagomba gukora, ukamenya iyo mugomba kuvugana, ukamenya iyo mutagomba kuvugana. Ubwenge rero bwanjye ngewe reka mbahe nk'urugero. Se buriya nk'ubwenge bwankoresheje iki? Bwatumye menya umugabo ngomba gushaka, mbyitaho. Ariko ntwaye umugabo wanjye iwacu Nyagatare, papa aramwitegereza aramureba ati bari baravuze ko abagore baroga, nkagira ngo barabeshya. Ese nagize ntati wamurangije ukanyagwa, nise bitatu yusuye wamukurahe ntacyo wakoze. Umva, ntabwo mwabyumva, birakomeretsa, ariko nanone hari ikintu cyomora. Kuba Imana ari ikubakiye urugo biromora cyane.
iyo Imana ikubakiye urugo ikagutetesha ikakwitaho yo ikaguha abana beza ikaguha ubuzima bwiza ukayireba ukavuga ngo ariko nukuri burya hari n'icyo nakora. Rero mu rugo rwanjye hari ibyo nkora namenye uko guhitamo, ibyo birangiye menya gusenga. Ubwenge bunyigisha gusenga, nkamenya ibyo nanga, nkamenya ibyo nkunda, nkabwira Satani ngo ndakwiyamye n'ibyawe byose mu rugo rwanjye ntabwo mbishaka. Nkavanga umugabo wanjye rero afite ibyiza afite n'ibibi, ibi ngibi rero bibi nzabisapotinga. Mfite ukuntu nzahagarara nkarinda nka protectinga nkamufasha. Mbese ubwenge budufasha kubaka urugo. Nyuma y'uko Imana itwubakiye ikadushyikiriza mu biganza, nta kindi cyadufasha guhora dushima keretse umugabo kumenya intege nke z'umugore we akabungabunga. Ibi mbivugiye ko abantu benshi barimo gutera hanze bagenzi babo muri iki gihe intege nke z'umuntu, ukirirwa uziririmba, umugabo wanjye ni umusinzi, umugabo wanjye byaranze, umugabo wanjye anca inyuma, umugabo wanjye nta muntu, ijipo ntabwo ishobora kumuca imbere ngo biceho, kandi ubwo urimo urabwira ijipo nayo ihaye amakuru hanyuma nayo igiye mbese ugasanga muri makeya nta bwenge wakoresheje. Ubwenge nibwo bwubaka urugo. Niba utiteguye gusiga umugabo cyangwa gusiga umugore wimutaranga, reka wiyubakira urugo. Menya neza ko ubwenge buri bugufashe kubaka urugo rwawe. Niba witeguye kumusiga mukaba mwatandukanye, noneho nubwo muri counseling tutabyemera, niyo mwatandukanye hari abatandukana barabyaye mukagenda mugashwanyaguzanya, ariko burya mwamuhemutse, kuko umugabo yananirwa kuba umugabo wawe ariko ntiyananirwa kuba papa w'abana be. Yarakwiye kugumana icyubahiro cye, na mama nuko kandi yarakwiye kugumana icyubahiro cye uko byagenda kose. Rero ubwenge burakenewe mu rugo niba twifuza kugira ingo nziza, kandi niba twifuza kugira societe nziza. Mbibutsa yuko urugo ari itangiriro rya byose. Ntimubona ko ndimo kuvuga urugo mukaba mutabyitayeho? Umugore uraha ntabyitayeho, umukobwa uraha ntabyitayeho, umuhungu uraha ntabyitayeho, umugabo uraha ntabyitayeho. Ubu mbabwiye uburyo dushobora kubona amafaranga, mwese mwambaza ibibazo. Mvuze ngo impamvu 7 zishobora gutuma ushaka umugore mwiza, mwese mwantega amatwi. Hari ibintu nshobora kuvuga rwose hano nkambizi ko ngiye gufata attention yanyu, ariko nyamara urugo ni tangiriro rya byose. Iyo rwubatse nabi, societe ibibayeho nabi, aya matorero duteraniramo abahuye n'ibibazo, ndetse n'igihugu kiba gihuye n'ibibazo. Rero ni ikintu cyambere cyo kwitondera, twavuga ngo ese ni gute twagira ingo nziza? Nuko twakubakirwa n'Imana, tukubakira byose tuvuga ngo nukuri twe kwishingikiriza ku mbaraga zacu. Imana ni yitwubakira, yubakishije imbabazi zayo, yubakishije ubuntu bwayo. Ese iyo bitugezeho tubigenza dute? Natwe dukoresha ubwenge. Niko Bibiliya yabwiye umugore ngo wa mugore we gandukira umugabo wawe, ngo kandi wibuke ko Imigani 14 ngo umugore niwe, ngo umutima w'umugore niwe wubaka urugo, umugore niwe wubaka urugo, ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo, ngo ari kumupfapfa karusenyesha amaboko ye. Sinzi niba abadamu bajya babitekereza, ariko uko bakunda kubigishaho reka mbareke. Wagera muri Petero wa mbere ugasanga arimo arabwira abagabo ngo mu byo mukora byose abagore mubayoboreshe, mubategekeshe, mubafashishe ubwenge, mubayoboze ubwenge. Ntabwo ari uko ari abagore gusa babwirwa kugaruka, abagabo ngo mubikore byose, mukorera abagore banyu byose mukoresheje ubwenge. So kubimenya rero tukamenya ko ubwenge aribwo bukora byose, aribwo butufasha kubaka. Ntitwubaka uko nakayubatse, ntitudekora uko nakadekoye, ntitugenda uko nakagenda. Namwe ni mundebere, nubwo wenda mwabigize urwenya, ndi nk'inyuma y'umugore ufite nkabona babwiye za shemba bure mu kibimba hakurya iyo zagomba, umugore muremure ari magenda atya azunguza amabuno yifitiye, nanjye ndi inyuma ye ndagira nyango ndashaka ko ntago byavamo. Kera hari umukazini wacu, umwana witwa Jennifer, atuye hano Kabeza. Umwana ni mwiza, aseka neza, ni muremure, mbese naramurebaga nanjye nkavuga ni kabisa Jennifer yaseka nanjye nkaseka nkawe. Ibyo ni ibintu byambayeho, nkajya ngira gutya
noneho abantu mbese birancanga buriya umuntu uko umutinzeho ushobora kwireta ugasanga wowe ugira ngo niko byagenze ariko atari ngeze aho mbwira iminwa yanjye ngo se kukubayeho ubu se ntabwo nazaseka nka Jennifer, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Ariko narashize satani akamfata akantransforminga akangira uwo ntari we. Ibyo ngibyo ndabireka rwose niberaho uko nshaka, demarishe z'abandi ndazireka ibice. Ariko nubwo mbibabwira mugaseka, njyewe ndi muri secondary narakubiswe cyane, narakubititse cyane kuko nagendaga genye nawe navuga ngo ariko kari agakobwa nakagande nakanyarwanda na bakayoberwa ibyo ari byo. Nigira inama ko abana benshi bepfiye ngiye abahimakazi ntago bari bazi ubwenge bwinshi bisaza. Noneho nkareba nk'abakobwa nari sinajyaga mbo wa kabiri nabaga wa mbere rwose, kandi rwose mbyumva neza. Nkafata igikobwa kimwe giteye neza nkagishira ikindi nkagishira tukagendana twatambuka ngo murabishye hanga wanje nanjye nkagenderamo. Abakobwa biza abakobwa zikanjye nkagenderamo. Noneho ntangira kujya ngendera mu bandi, ariko urumva icyo gikomere ibuntu bw'Imana rero n'imbabazi zayo biza kunyeza igikomere. Nambara utuntu tugufiya, ariko nutu kutwambara ntimugire ngo nibizima, nabyo ni igikomere, nabyo ni igikomere. Naje kuza kumenya ko umuntu umwe nagize amahirwe arandeba aranyitegera atari ko jya guseka neza. Guhera icyo gihe ubu ndaseka, ubishaka utabishaka ndaseka. Bukeye ndarambira atari ko n'utuguru hariho akantu. Umva ubu niyo wagira uti ntabwo nakwambara ibirebe, nakwambara ibirebe se bikagenda bite? Ntabwo byavamo. So ugenda umenya uko wigenza, uko wikunda, uko uryohera urugo, uko ubaho neza. Ariko nukuri ubwenge ubucucu iyo buze bwa wundi busenya urugo buraza bukatubwira ngo washatse warangije. Sara wagezeyo byarangiye, ubwo igikanzu nkagikubita kirebe ibintu byose ya mipira badutwerera MTN na Airtel nkaba nkubisemo ngo nashatse ngo byarangiye ngo kandi umugabo arankunda cyane. Umugabo akareba bikamucanga. Oya umva, ubwenge nibwo bwubaka iki urugo. Urakomeza ukiyitaho, ubwenge ukakubwira ngo muri mayindi kugira ngo urugo rutere imbere bisaba iki, ko nkora, ko njye inama n'umugabo, ko ntera ibigori, ibyo ukabyigaho. Harya burya ubwo bwiza si bw'abamisi bareberaho mu bwenge, mu miterere uko umuntu ateye, mu muvugire, ibyo byose ukagenda ubyuka uvuga ariko ubundi njyewe mfite iki. Ese harya burya ni iki nabagarira mu rugo rwanjye nanjye nkakomeza nk'abasimati. Abagore barakora, akita kuri nyirabukwe dinara ukuntu umwana yita kuri nyirabukwe hano yavunitse ati ntimurya ataraza. Nta kindi n'ubwenge bwo kubaka urugo. Ati reka mwe muretse indese ati mabukwe ntaraza ntimubikoramo. So nuko bavuga ati data bukwe ukita kuri nyoko bukwe ukamenya uko ukamenya ibyo byose n'ubwenge bukubakira urugo. Naye njyewe nduwo ndiwe. Aya njyewe ntabwo njye nivanga, nduwo ndiwe. Mvugisha ukuri sinjya mbesha. Ubu njyewe n'aba friends banjye bose barabizi, ntabwo njye mbesha. Njyewe uko ndukundeba uko niko ndi. Oya ntibishoboka guteze, twese turabesha. Ninde utabesha uri hano? Iyo witegereza umuntu wambaye nabi ukamubwira ngo yiruke nayisi, buryo burimo kuvuga ibiri ukuri. Oya hari ibitunyuza mu nzira, hari uburyo tuvuga, hari twese. So ugomba kwiga ubwenge bushobora kugufasha kwiyubakira urugo, kubana naho washatse, kubana naho wavutse, kwita ku muryango wawe, nawe kubaho uryoshe, ukaryohera uwo mubana, ukaryohera societe. Biva mu bwenge wahawe n'Imana, tujye tubukoresha. Imana ibahe umugisha.